uyu yitwa Musangwa Mfura Lorenzo Christian akaba habaye neza cyane kabisa yaje kureba match equipe yitwa Rayon Sport kabisa nawe arahari nyuma y'ibintu byinshi cyane bigenda bizamuka ariko naba habaye neza cyane maragenda azamuka ajya mu buyobozi bati situasiyo zose ziteye gute ubanze bamurabire neza cyane kabisa witwa mpuzamahanga wa Sino wamunye neza cyane akaba ari we niyo admin amurera kabisa aba habaye neza cyane kabisa ko situasiyo zose ziba zimeze ntabwo biba byoroshye cyane kabisa ariko arahabaye mwita mpuzamahanga Lorenzo Christian yaje kuri match aravuga ati wane kamanze nyirebeho neza cyane kabisa ndebe buryo nyuma y'imiriro igenda izamuka Lorenzo aravuga ati ndabaye ngiye nabunya nkangwa n'imiriro ngo tugiye kuba tubireba neza cyane kabisa kuri situasiyo zabo zose zimeze ngo neza cyane ahantu bayicari abati nyuma y'imiriro igenda izamuka ati ngenda habaye nguyu yitwa Aziz Dao umwe mu bakinnyi nabo bakomeye cyane ariko akaba yicaye mu bafana kuri iPhone nziza cyane ye yicaye mu bafana cyane rwose aba rero n'abandi bantu bose bitabiriye match y'uno munsi ubona yuko bahari bavuga ati se mwuka byaramwe iyi murera noneho iratsinda Aziz Dao no mu bakinnyi avuga ko nabo bakomeye cyane ariko management ye ngaba rero muri VIP kuri bimeze impande ya VIP yitwa Kitoko Likawo Faustin turebe rero kona ikipe ya Rayon Sport igiye kuba itera yitwa Kitoko Likawo Faustin nawe arabaye abati meze bitereka tore ko situasiyo imeze match anitabiriwe cyane kona ikipe ya Rayon bana bose bahanga amaso bati tubirebe uko bimeze turebe rero kona bayikarazemo barayataka nabi cyane upira ikipe ya polisi ikora kontra attaque mu kukuza badanje aba n'abayobozi b'ikipe twari Rayon Sport mbere ko bagiye gutera kufra yakomeye cyane kuva ikipe ya polisi yitwa mpuzamahanga wa Siri nawe akaba amaze kuba hasesekara neza cyane avuga ati gahunda ziteye gute nitwa Ndasenga Prince Asena abandi mufana wa polisi guturuka muri Kimisagara Unity Fan Club niyo mpamvu ndi hano jewe ugiye guhangana n'umukinnyi wa Rayon Sport mbere na mbere uyimbuto je ndishimye kandi amutsinda uko bisanzwe uko twatsinze apel nawe nibyo ngiye kumukorera nabyo ugiye kumukorera je gutumura gasanyi uyu munsi ibigi byaka je kumutsinda ibigi byaka se je kwitumura uyu munsi ibyo ni neresha byose wowe uyu munsi kutusezera football ndibuze aritwa Ndasenga Prince Asena nta kibazo je ntacyo bintwaye je du sportif ugizamuka kuri 40 n'amaguru je du sportif ndabyemerera umusportif kuba wisiziranye yaje kumutsinda hano kumugaragarisha ubarifu hano hari abafana ntazi umubare wabo ariko ni benshi ndabona kari benshi ariko je kumutsinda je hano jewe baje sigabara abafana abapolisi bose ni fanfaye bari boshe kuzitsinda abafana bande
okay barahari babonye umufana inyuma umufana hari yarahari umufana hari abahicaye cyane iki wizeye kujya kumutsinda bo gutsinda umuntu nk'uyu nguyu ni ibintu byiza cyane gusa ubutaha bajye bazana mu sportif kuzana umuntu uvuye muri boutique reba nawe ntiwamenya uko bimeze baje uvuye muri boutique ngo aje gutera penalty ntago bibaho bajye bazana umuntu w'umusportif umuntu uvuye muri boutique ntago byakunda ngiye kwitera ibitego bibiri muri mita ya kabiri ngiye kwitera ibitego bibiri polisi ubundi kumva ngo yatsinze Rayon Sport umve ni inkuru kabisa ariko ngiye kwitera bibiri bagiye kohereza amabwiriza ubundi mu kanya gato y'abafana bagiye kuba bahangana turebe uko situation rero imeze uraterekamo aho ngaho amabwiriza bagiye kuba babahereza rero penaliti yamenye gutega umukinnyi w'ikipe ya polisi nguyu ni ugutsinda mu izamu atansiyo ayitera hanze ayitera hanze reka turebe rero umureye niba nawe agiye kuba ayitsinda wihutisha gake gake kugira ngo turebe uko situation imeze wa Nyamasheke atansiyo aritonda Nyamasheke isho wa Nyamasheke arabanza akamuterekera ati reka turebe umufana wa polisi wahize nguyu mufana wa polisi wari wahize attention ishot reka turebe utera hanze awutera hanze ngo ntabwo bimenyereye ntabwo utazwi nyina football umva utazwi nyina basket ariko nkunda football reka turebe wa Nyamasheke aritonda wa Nyamasheke aragenda shatama itera hanze reka turebe rero indi peno reka turebe penaliti ya nyuma y'umukinnyi wa polisi nayihusha birahita birangira aritonde attention shatama itera hanze finito bikaba byanze kabisa rero reka turebe Nyamasheke gutera penaliti ya nyuma wa Nyamasheke reka turebe wa Nyamasheke arayitera hanze finito bo ubutumwa namuha ni fair play nabivuze ko umuntu w'umucuruzi ntago yatsinda umusportifu ngo bigaragare neza byaba ari inkuru kumva uriya muntu atsinze ariko kuba namutsinda nk'umusportifu ntago ari inkuru rwose ngiye narisanzwe mbizi football narayikinnye nakinnye ruhago ndayisobanukiwe ndayizi gusa nundi wese bazazana bajya banzanira umusportifu apana abacuruzi umuntu ntago yagira inda nkiriya ngo aje gutera penaliti byamugora cyane ubu se umuteye muri 90 yamenya kwirampa ngo agarure baro ntago byakunda bo aya mafaranga uko byasa kose ndashimira uyu muterankunga n'umufatanyabikorwa wa Ferwafu wa shampiyona kuba yarazanye igitekerezo nk'iki akiga kubashyushya rugamba cyangwa be twita abafana ni byiza cyane amafaranga hanga ntago aburi icyo akora arasapotinga cyane kwirangi kubiki byose aya ni amafaranga rwose azagira icyo ahindura mu buzima bw'umuntu w'umusportif asante sana